Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, mama EBENEZER, karibu dusenge. Mana ndagukunda, Mana usingizwe. Impano y'ubuzima, amahoro, kugubwa neza ni wowe ubitanga. Kandi numva umunezero Mana, uhabwa icyubahiro ubuzima dufite ubu ndetse n'ibyo ugenda ukora. Hari ibyo wakoze turabibona turabimenya, hari n'ibyo ukora bitagaragarira amaso y'abantu, bitagaragarira amaso yacu, ahubwo ukabikora ukabirangiza. Haleluya, tukabyisangamo tukabibona, ubuntu bwawe bukabiduhesha ushimwe, uhabwa icyubahiro. Turavuze ngo himbazwa, turavuze ngo ni wubahwe, turavuze ngo ni wamamare, turavuze ngo ni ukuzwe. Haleluya, turavuze ngo izina ryawe ni ryiza, turavuze ngo ni wowe Mana, ni wowe Mana ibeshaho, ni wowe Mana igira neza, ni wowe Mana ibabarira, ni wowe Mana yo kubahwa, ni wowe Mana yo kwizera, ni wowe Mana yo kwiringirwa, ni wowe Mana, ni wowe Mana. Haleluya, himbazwa Yesu kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe. Ni wowe Mwami, wari uvuga bikabategeka bigakomera. Ni wowe Christo mwiza, ni wowe Yesu. Yesu usingizwa, Mwuka Wera ndagusingiza, ndagusingiza. Ni wowe Mana, uri Imana, uri Umwuka Wera uva kuri Data, uri Imana. Ni wubahwe, ni wubahwe, ni wubahwe, ni wubahwe Mwami. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, amen. Ndagira ngo turirimbe umuririmbyi w'123 mu gushimisha Imana, ariko twebwe turaririmba refre y'iyo ndirimbo gusa, niyo turirimba. Numva uyu muririmbyi anyuzuye, numva ari kumfasha aturirimbe refre y'indirimbo 123. Amen. Iravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None rero none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None we none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko urukundo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera. Haleluya, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Mana nushimwe, ni wowe utanga ibyishimo n'amahoro, ni wowe utanga imbabazi, ni wowe ubarira umuntu akemerwa, ni wowe ugirira ubuntu bitariho bikaremeka, ni wowe munyembabazi, ni wowe uri Imana urera Mwami. Haleluya, haleluya, singizwa Mwami, himbazwa Mwami, icyubahiro kibi cyawe, amen. Reka dusome ibyahishuwe 14, ibyahishuwe 14 umurongo waho wa 12. Haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Turi mu kwezi ko kwizera, ndagira ngo uyu munsi tugire kwizera nk'ukwa Yesu.
Yesu yizeraga data, yakoraga ibintu byose amwizeye, yarizeye, aramwizera, aramanuka asiga icyubahiro, aramwizera, araza, araducungura, yarizeye, agarurira abantu ku Mana. Haleluya, yarizeye, ibintu birakunda. Natwe nagira ngo tugire kwizera nko kwa Yesu Christo, twizere Imana nk'uko Yesu yayizeraga. Ngaho niho kwihangana kw'abera kuri. Iri jambo babivuze igihe umutwe w'amagambo uravuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Uyu ni Yohana werekwaga hano mu byahishuwe, agenda yerekwa iby'Imana imubwiye. Kuko iyo utanga iki gitabo mu gice cya mbere, hari aho marayika w'Imana cyangwa se umwuka w'Imana amubwira ngo andika ibyo ngiye kukubwira, ibyo ngiye kugutuma, ngandika icyo uri bubone cyose. Umwami ashimwe. Aha rero niho natwe turi gusoma cyangwa se dusomye mu byo yari yabonye cyangwa se mu byo Imana yari imutegetse kubwira abantu. Umutwe w'amagambo wundi hari hejuru y'umurongo wa mbere haravuga ngo umwana w'intama. Haleluya. Umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Muzi ko nubwo turi mu isi ariko Yesu azaza. Yesu ari hafi kuza, ducunguza uburyo umwete. Ngo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Haleluya. Se turibuka ko tuzajya ku musozi wa Siyoni. Ibyo tubikore tuzirikana ubugingo. Umwami ahimbazwe. Imana kw'abera kuri. Turisengera no kwihangana. Ni ukuri kwihangana kurakenewe. Hano abantu bararenganywaga, ibyo yabonaga ni ibyari bigiye kuzaba mu minsi ya nyuma. Hano abantu bararenganywaga cyane. Abera bararenganywaga. Aho rero ni ukuri umurongo wa 12 niho bavuga ngo ngaho niho muri ako karengane, aho niho kwihangana kw'abera bari, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu Christo. Kwihangana kw'abera, abera tugomba kugira kwihangana. Erega abantu mwe kwihangana kurakenewe ndetse kwinshi cyane, kuko ibibazo bigomeje kuba ingutu, cyangwa se nta nzira umuntu ari kubona, cyangwa se biramuremereye. Ariko muri uku kwezi ko kwizera, izere ntange nizere, izere Yesu ariho, izere imirimo ikomeye niyoroheje, izere mwami, izere, twizere, tugire ibyiringiro mu Mana. Uko kwizera, ukwizera turi gusaba uyu munsi muri iki gitondo cyangwa se muri aka kanya, ni ukwizera kwa Yesu Christo. Ngaho niho kwihangana kw'abera kuri. Twihangane, tugira kwizera. Ngo bitondera amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana dufite ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana turyitondere. Uko turisomye turyubahe, turyubahirize, riduhindure. Niba dusomye mu gitabo muri Bibiliya ngo ntukibe, tuhindukanye ntitukibe. Ijambo riduhindure, ritwuzure, twubaha Imana, twubaha amategeko yawe ari ryo jambo ryayo. Iki tubwira mu ijambo ryayo tugikora. Iki gitondo ni kwihangana. Ikindi twibukije kwitondera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Icya gatatu kwizera nko kwa Yesu. Nibyo tugiye kwisengera. Umwami atugirire neza, umwami atugirire ubuntu. Mana turagushimiye, ndasenze ngo dusukire kwizera Mana. Suka kwizera muri twe mwami. Suka kwizera nko kwa Yesu. Kwizera kwari kuri buri Yesu. Ko kwizera ndagukeneye. Kwizera gukuraho imisozi. Kwizera guhindura ibintu. Kwizera. Haleluya, kwizera. Izina ryawe ni ryiza. Kwizera ibintu bigahinduka. Kwizera imbaraga zawe zikaboneka. Kwizera. Himbazwa mwami. Singizwa mwami. Amamara mwami. Haleluya. Mana himbazwa. Kwisengeye kwihangana. Suka kwihangana mu buzima bwacu Mana. Iyi si turimo dusabwa kwihangana. Urugendo rw'agakiza
dusabwa kwihangana. Urugendo rw'ubuzima saba kwihanganira abandi, kwihanganira abo turi kumwe, kwihanganira imiryango, twihangane. Haleluya, tuzagerayo. Umwami ashimwe. Imana turasenze twuzuzemo kwihangana. Suka kwihangana muri twe mwami, suka kwihangana mu buzima bwacu, suka kwihangana n'amahoro, suka kwihangana bidushorere mu izina rya Yesu. Twitondere ijambo ryawe mwami. Muri uku kwezi twizere ijambo ryawe. Mu kwizera ijambo ryawe ibintu birakoreka. Mu kwizera ijambo ryawe ibintu birahinduka. Muri uku kwezi mwami tukwizere by'ukuri, tukwizere, tukwiringire, tukwizere muri byose uganze. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye mwami, ndaguhimbaje mwami. Uwiteka ni mwiza, akorera abakomeye mwami. Haleluya. Ongera utwuzuze mwami. Ijambo ryawe rigwire, ijambo ryawe rikore, ijambo ryawe riduhindure, turisengeremo, turyature, turiryamiremo, turibyukiremo mu izina rya Yesu Christo. Mana ndagushimiye uyu munsi uganze, twatuye kwihangana mu nzira zacu zose z'ubuzima. Kandi mwami turagusabye ngo ijambo ryawe rirusheho kutwuzura, ijambo ryawe ritegeke hafi na kure. Uko turisoma ubuzima bwacu, umwuka wacu, ibitekerezo byacu birushaho guhinduka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana, Mana ishobora byose, Mana nziza, suka umuriro kuri uyu munsi. Iyo tubibwirwa n'ibyo turi bukore byose, utegeke. Kwizera nka kwa kundi kwa Yesu gukorane natwe, tukwitwikirije mu byacu byose. Aho turi bwerekeza amaboko, twizere birakura, twizere biremera, biracyemera mwami. Singizwa, shimwa, izina ryawe ni ryiza. Niwubahwe mwami, niwubahwe Kristo, none n'iteka ryose. Amena. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ndakwibutsa kandi kuri iyi channel yawe, kuri iyi channel yacu, niba ari ubwa mbere kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha gukurikira amasengesho ya mu gitondo acaho, kandi ntibibagirwe no gukora share usangize n'abandi kugira ngo nabo babashe kubyuka bisengere. Murakoze.